muri Korani surati Bakara aya y'ijana na rimwe niko avuga ngo twe twandika Korani yandikwa ngo nawe umenye na buke twari tubifitiye. Umuvandimwe ntabwo ibyo avuga ngo Korani igice cyo cya kabiri ku murongo aho w'ijana na rimwe ngo Korani ngo abayanditse ngo nta bumenyi bari babifitiye. Ibi bintu ntabwo ari byo rwose. Turanza dusome ahangaha ni Maisha na Muhammad, ni gitabo cy'amateka ya Muhammad. We na mbere kugira ngo abantu banze basobanukirwe ngo Maisha na Muhammad iki gitabo nta kibamo mu idini yacu ya Islam. Indi Korani isura ya 38 ayivuga ngo twubaho waremye isi n'ijuru mu bihe birindwi. Ndongera musomera undi murongo uvuga ngo twe twandika Korani nawe umenye twari tubifitiye. Muri Korani surati Bakara aya y'ijana na rimwe niko avuga ngo twe twandika Korani yandikwa ngo nawe umenye na buke twari tubifitiye. Umuvandimwe ntabwo ibyo avuga ngo Korani igice cyo cya kabiri ku murongo aho w'ijana na rimwe ngo Korani ngo abayanditse ngo nta bumenyi bari babifitiye. Ibi bintu ntabwo ari byo rwose. Kandi duse tuhasome abantu bakurikire bumve. Ni Korani igice cyo cya kabiri ku murongo w'ijana na rimwe. Mwiyumvire inyandiko ukuntu ivuga rwose, mbone ko umuvandimwe ibyo yavuze rwose arimo kubeshya. Haragira hati: n'igihe bagerwagaho n'intumwa Muhammad iturutse kwa Allah ishimangira ibyo bafite muri Taurati, agatsiko mu bahawe igitabo kateraga umugongo igitabo cya Allah Qur'ani nkaho ntacyo bazi. Urumva ko umuvandimwe arimo arabeshya. Ntabwo ibyo avuze ntabwo byanditse. Arimo aragenda agafata imirongo imwe akayihimba muri Qur'ani itanditse itabamwe. Bivuga ngo nicyo cyatumye natwe twicara twaba tutireka dufasha abantu tubasobanurire hanyuma babashe gusobanukirwa, kubera ko uyu muvandimwe abamukoresheje bagiye babeshyamwo ibintu byinshi, bagahimbira Qur'ani, bagahimbira idini ya Islam. Karero dukomeze. Arangiye aravuga ati Maulana, noneho iyi niyo nzira wabonye ati cyangwa nta gafaranga? Ati urangije muri Qur'ani, reka tuguha agashahara gatubutse ubundi rwose ugaruke mu murimo w'Imana. Ati ngwino tuguhe umusigiti ari kuyobore iby'Imana ubyihorere. Ndababwira ati ho yanye ndashaka ijuru, ari ukurimbuka aho narindi naryaga ipirawu nkarya inyama rwose nkaba n'icyayi nari meze neza. Ati ngwino basi tugutangize kuko ibihumbi nka 180 uhembwa biracyari bike. Ngwino tugushakishiriza uburyo wahembwa 120, umugore wawe ajye hije navayo tumushingira ishuri ry'icyara abahembwe 80, urugo rwanyu rwose ruzatera imbere. Ndababwira ngo hoya ndashaka ijambo ry'Imana, tuganire ku ry'Imana ni mu nsinda, ndaza ku buntu kuko ndabanzi ko nkorera ijuru. Ariko umugore ngeze mu rugo nsanga yarize ashaka no kwiyahura. Icyo gihe aranataha ngi wabo kumuzana, ariko byabaye ingorabahizi kuko ni mu rugo rw'Abasilamu nta mukristo urimo. Ibi byose ni kubeshya ngo 180 giye kugeza ubu ngubu. Ninde wabimuhaga ko niba ari imamu yabo akarere bahise babimuhaga nkandi? Urumva ko ni uburyo bwo kugira ngo akonvenka abantu, abumvisha yuko yari umuntu ukomeye, yuko yari umuntu ushakishwa, yuko idini ya Islam yahombye umuntu ukomeye, yuko babonye umuntu ukomeye. Ariko ntabwo ari byo. Uyu muvandimwe nta kintu azi mu idini ya Islam rwose, ntacyo. Kwerekera kwibuye ry'umukara no kurisoma, mu by'ukuri noneho ngiye ku ngingo bakora bagiye impaka, mumbwire kari ingoro ntagatifu. Ariko narajya impaka turabanza dusome muri aka gatabo bita ngo ni umuhumuro n'umubavu. Umuhumuro turabanza dusome ahangaha ni Maisha na Muhammad, ni gitabo cy'amateka ya Muhammad. We na mbere kugira ngo abantu banze basobanukirwe ngo Maisha na Muhammad iki gitabo nta kibamo mu idini yacu ya Islam.
ngo Maisha na Muhammad. Ibyo rero byose igitabo agiye gusoma ntabwo nyifite hano wenda ngo nkirebe, ariko Maisha na Muhammad nta kinyarwanda, nta gitabo cy'ikinyarwanda gihari, kandi muraje mwumva gisoma mu kinyarwanda. Niyo mpamvu nabwiye nti uyu muhungu ibyo arimo gukora ni ibintu byo gupfundikanya nta kuri kurimo. Soma ku ipaji ya 19 turebe iyi maka baba bagiye kuzenguruka nimba bari mukuri. Paje 19 haragira ati, paje 19 ngo ingoro y'Imana ni ingoro yitwa, ni ingoro y'Imaka, Imaka hariya bayita ngo ni Kaaba, ingoro y'Imana y'icyubahiro iwabo yari zengurutswe n'ibigirwamana 360. Iyo ngoro yari zengurutswe n'ibigirwamana 360, nta muntu wigeze abikuramo cyangwa abikirisiture. Ntabwo yigeze, nta n'ikintu asobanukiye ku idini wenda ataza kugira n'umuntu umwibeshye, kubera ko ibyo arimo kuvuga byose arimo arapfundikanya. Mu kuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbere yuko ihabwa ubutumwa, Maka abahakanyi bari barayibohoje, barashyizeho kuri Kaaba, barashyizeho ibigirwamana byabo. Intumwa y'Imana imaze guhabwa ubutumwa nibwo yaje ibyo bigirwamana byose aragenda bivanaho, arabisiribanga byose abivanaho, arabyirukana. Hanyuma Maka arayitunganya, abantu bari barashyize ibigirwamana byose bajyaga kubisengerayo arabishwanyaguza bivaho. Kimwe na Nabi Ibrahimu nawe mbere imiryango yasenyaga ibigirwamana nabyo abishwanyaguza abivanaho. Ikiro wenda umuvandimwe wenda mbanze mukosore nta gukirisitura, kubera ko ibyo kuvuga gukirisitura niba yaranakirisitutse ibyo biramureba, ariko ndumva nta nahantu yasoma bivuga ngo bamukirisiture, nta hantu bibana. Ibyo bintu byose avuga ni imitwe, nta kintu kizima kirimo. Cyokora aha haraho Muhammad yabivuze we, aha ngaha niho bita Kaaba ku ibuye ry'umutuku, aho ni hahandi hari bya bigirwamana 360, ngo kwerekera ku ibuye ry'umukara ngo nukurisoma iyo bishobotse, iyo bidashoboka kurisoma urifatishaho ukuboko cyangwa inkoni ukayisoma, cyangwa ukaryerekezaho ikiganza cy'uburyo igihe ugiye gutangira kuzenguruka. Ikindi nanone wenda mu iterambere tugezemo ntabwo umuntu yakombye kubabeshya gutya. Umutambagiro iyo ugeze ku mateleviziyo hose babicishaho uburyo abantu bakora umutambagiro, ntabwo ari umuntu yababeshya gutya ngo babeshye. Ambo gukora kuri Kaaba ni byiza, ariko ntabwo ari itegeko ko abantu bose bakoraho. Ikindi nanone kuvuga ngo bajyanayo inkoni, nta nkoni bajyanayo, kubera ko Maka mukurikire televiziyo, muzakurikire televiziyo cyangwa mujye muntuza ku ma YouTube mure abantu barimo gukora umutambagiro, uzarinda uzenguruka ntuza video izarinda irangira yo kuri YouTube utabonye n'umuntu ufite inkoni Maka. Rero ntabwo umuntu yababeshya gutya ngo ajyeho abantu abahindure nkaho nta bwenge bagira ngo ajye babeshya. Jye ubwanjye babwira ni Maka nagiyeyo, ndahazi nagiyeyo. Maka ni ahantu uzenguruka, yaba umupolisi waho, abantu bari mu mutambagiro ntushobora kubona umupolisi ufite inkoni, nta nubwo wabona umupolisi ufite imbunda. Akantu rwose nta nkoni zibayo, nta witwaza inkoni byo kuvuga ngo umuntu atunga inkoni gutya, ibyo ni ibinyoma. Umuhungu rari marabeshya ko intumwa y'Imana iyamaho n'umugisha ariko yabigenzaga. Iryo buye ry'umukara ni ibuye riri Kaaba, ryari ibigirwamana. We ngo iyo ugiye gukora umutambagiro buri umuhaji wese arabizi ko iryo buranza ukarisoma, utabishaka kumubyigana iryo buye n'ibyo uzumva ripfira abantu benshi. Iki ngiki nanone abantu bakurikirane neza, genda cyabarangira ku iterambere cyangwa se ku ikoranabuhanga. Shyira kuri ntuza wandikemo umutambagiro, byari byose baraza kubiguha, yaba kuri YouTube cyangwa se uburyo umutambagiro ukorwa, cyangwa se igihe cya hija nikigera uzashyire kuri televiziyo, hanyuma wirebere uko umutambagiro bawukora. Ibyo kuvuga ngo uragenda ukarisoma ngo waba utarisomye ugapfa, umbwire ko abantu miliyoni 2, miliyoni 3
ziba ziriyo umbwira ukuntu zose zajya kuri iryo buye zigasoma. Kandi nta nubwo nagira ngo mbwire umuvandimwe sobanura abavandimwe ntabwo umuntu yakababeshye gutya, kubera ko ikoranabuhanga rirahari, umuntu akubwira ikintu gutya ugahita ugenda ukakireba. Na Isilamu umuntu ayivuzeho nabi, genda ubaze muri Isilamu ko abayisilamu cyangwa abashehe uko bigisha, icyo bakubwiye cyose ugenda ukirebere kuri Google bahita bakikwereka. Udashoboye kurisoma urifatisha inkono ukayisoma, utabishoboye ufatisha akaboko ukagasoma, maze warangiza ukarokoka kuko utarisomye wanapfirayo. Iki rwose ni ikinyoma, utarisomye wanapfirayo. Ubuse abantu bapfirayo bose nuko baba batarisomye. Iki ngiki nacyo gisobanuke rwose umuvandimwe, abamukurikiye bose ibintu yavuze byose ni ibinyoma. Udashoboye kurisoma urifatisha inkono ukayisoma, utabishoboye ufatisha akaboko ukagasoma, maze warangiza ukarokoka kuko utarisomye wanapfirayo. Noneho ahantu hanateye ubwoba, ikindi cya kangahe bakorerayo. Ahangaha ni urugendo ngiye kuvuga ngo gusura umusigiti w'intumwa Muhammad. Ugiye mu rugendo Madina agambira gusura umusigiti mutagatifu w'intumwa y'Imana no gusura imva ntagatifu baho kweri ngo nabyo bibarwa mu gusura umusigiti. Iyo winjiye mu musigiti ubanza kwinjiza akaguru kw'iburyo imbere, hepfo no shaka udutinda ngo ahagarara yerekeye ku mva ya Muhammad. Amahoro n'imigisha bibeho, ngo mwituze no kwibombarika ukayisuhuza ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngo mu byukuri uragenda ugasuhuza imva ya Muhammad ukayisuhuza ngo amahoro y'Imana akubeho we Muhammad. Ngo waragize ukongera ukayisabira umugisha. Aha barabivuze, reka ngirangize ngo assalamu alaykum, ngo assalamu alayka ya rasulullah. Ngo amahoro y'Imana akubeho we Muhammad. Assalamu alayka ya nabiyyu lahi, assalamu alayka ya halikila, assalamu alayka ayu nabiyyu wallahi matullahi wa barakatuh. Ngo uramusuza ngo ya Muhammad amahoro akubeho ya Muhammad n'umuryango wawe, kandi mu byukuri uwo yarapfuye. Ngo wageraho hirya ho gatoya ngo nyuma yigira iburyo ho gatoya ugasuhuza Abubakar Siddiq. Uwo nawe ni umuntu wapfuye akurikiranye na Muhammad, nawe ngo wigira hirya gatoya ukamusuhuza, ugasuhuza umurambo. Umuntu w'Imana ugiye gusuhuza umurambo, ubwo ubutumwa twaye ni ukuri. Ngo nyuma yaho wigira hirya gatoya ugasuhuza imva y'umugabo bita Omar, ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Omar. Ariko nanone hano hirya muri iki gitabo cya Maisha na Muhammad, impumuro n'umubavu page impumuro n'umubavu page yaho ya ikitabo cy'umuhumuro n'umubavu yo kiravuga ngo mu byukuri Muhammad we ngo ahambye mu musigiti. Ni page 93 uzayisoma, ni igitabo bitangwa amateka ya Muhammad page 93, ikigo cyose uzakimanutse. Ngo mu byukuri Muhammad we ngahambye mu musigiti. Uwo musigiti ahambyemo ni wa wundi bajya gusura, ari we nasomaga ugenda ukanza ukamusuhuza. Ngo ahambye muri uwo musigiti w'i Madina, niho Muhammad niho ahambye, niho bajya no gusabira dua. Icyo usabe cyose ngo uragihabwa. Nimba ari ubukire urabuhabwa, nimba ari ubwenge urabuhabwa, ubuhabwira aho ngaho. None rero bavandimwe bazadukurikirana muri iki kiganiro, ni ukubanza ugasoma ibitabo ubyibazaho kandi unasenga, kandi mu byukuri umwuka w'Imana we wakugeraho ukitegura kuwakira utarwanyije udatemba igeni. Kandi ni byiza kubaza abantu mudahwanyije ukwemera, kuko nushaka ukuri ukabaza shehe ntago azabikubwira. Kuko no mu gihe cy'abatambyi nawe wajyaga kumenya kirisitu ngo abanza ajye mu gitambyi kubaza ngo mbese biriya kirisitu yigisha ni ukuri, ahubwo waramwegeraga. Niwegera shehe nta kintu uzamenya. Abavandimwe badukurikiye kandi bakunda Imana, atari ugukunda ipirawu ndetse na suna arizo sharia, ntago ari byo, ahubwo twe dukunda Uwiteka uzaduha ijuru. Kuko Nabi Muhammad nawe naza hajya
natwe ntazazatujyana, ahubwo kwa kirisitu ngo we yagiye kudutegurira he. Okay, ibyo rero byose yavuze n'igitabo cyo nari nyifite hano cy'umubavu, yavuga ibiri kuri page ya 93, ndabirebye ndabibura, ariko giye byo ntabwo ari byo nitaho. Icyo ndeba nuko arimo kuvuga ngo wowe urimo kumva ibyo arimo kuvuga, ntuzajye kubaza umushehe, ntuzajye kubaza umuntu usobanukiwe idini, nawe ibaze wese uzabaza usobanukiwe, ariko reka tumusobanurire kubigendanye n'ingoro y'intagatifu y'Imaka. Iyo ni aya dusanga ni ingoro dusanga muri Qur'ani, igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 96 hagira hati: mu by'ukuri ingoro ya mbere yashyiriweho abantu kugira ngo isengerwemo Allah ni ya yindi iri Imaka yuje imigisha ikaba n'umuyoboro ku biremwa. Irimwe noneho hakaba hari ikigaragaza, irimwe ibimenyetso bigaragara. Muri byo hari ahantu Aburahamu yahagaze ayubaka, kandi uyinjiyemo abatekanye. Allah yategetse abantu gukora umutambagiro mutagatifu hija kuri iyo ngoro kubifitiye ubushobozi. Uzahakana iteko rya hija, mu by'ukuri Allah arihagije, ntacyo akeneye kubirema. Muri make rero twayango dusobanuriye umuvandimwe yuko kujya Imaka hari ibisabwa, hari ibyo ugomba gukorerayo. Iriya ni ingoro Allah yatoranyirije abantu ko bagomba kujya kuyisura. Fihi ayatun bayinatu makamu Ibrahim, na ahantu ugenda ugasanga aho Aburahamu yahagararaga arimo kubaka umusigiti. Niyo mpamvu rero nakomeje mbabwira yuko uyu muvandimwe nta kintu yigeze yiga mu idini, utazabona ibintu avuga ukagira ngo ni ukuri. We gusa ni ukugira ngo wenda ntabwo amenye inyungu yari agamije kugira ngo agende asebye, kubera ko n'ibintu byinshi avuga mwabonye ko haba muri Qur'ani turasanga atari byo, akavugamo imirongo itariyo, akazana igitabo akasomamo ibitanditswe muri icyo gitabo akihimbira ibye. Nukuvuga ngo rero ni inyungu ze bwite, niyo mpamvu natwe twafashe uyu mwanya kugira ngo tubisobanure. Iwe aho tuzaba mu by'ukuri yiteguye kutwakira. Uzumva ijwi ry'Imana wese ntazinangiye umutima, nicyo mbasabiye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero nkuko nabashoje iki kiganiro cyane nagira ngo nsoze, bavandimwe, ngira ngo mwumvishe yuko avuga yuko ngo Yesu azaza kubatwara. Ngira ngo mbibutse yuko yaba Yesu, yaba Muhammadi, yaba Ibrahimu, yaba nde, muri bariya bose ntawe uzakujyana mu ijuru, ahubwo bityo bakoze ni ukukwereka inzira izakujyana mu ijuru. Iyo nzira rero nta yindi, ni ukubaha Imana, ukubaha gahunda yayo, ukubaha amategeko yayo, ntuzayibangikanye. Ntuzafate Yesu ngo umwite Imana, ngo ufate Muhammad umwite Imana, ufate Aburahamu umwite Imana. Inzira ya mbere ni ugukurikira umurongo intumwa n'abahanuzi batugejejeho, hanyuma akaba ariyo nzira izakugeza mu ijuru. Hanyuma akaba barangira bati sinzi ngo mu izina rya Yesu, nagira mbabwire ko iyo Yesu yageraga mu bantu yarabasuhuzaga akababwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Kubyo rero nanjye ikiganiro cye nkisoza ndavuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko nanone mbibutsa yuko nubundi nshoje icyuyunguye, ariko ikiganiro ni kirekire turashyiraho hari n'ikindi gice gisigaye.